tugiye gufatanya amagambo meza y'Imana. Abafite Bibiliya twafata Bibiliya zacu tugafatanya igitabo cyo kuva nicyo gitabo turi bwifashishe. Haleluya. Iki gitabo gifite insobanuro ikomeye, ni kimwe mu bitabo bya Mose. Iki rero kirimo amateka ahambaye y'ubwoko bwa Isirayeli n'Imana yabo. Amen. Kuva ibice bibiri, dore ku murongo wa 23. Imana idufashe, turasoma amagambo atandukanye ariko ntabwo ari menshi, ariko turayasoma kugira ngo tuyahuze n'ijambo tugiye gusangira kuri uyu munsi. Kuva ibice bibiri, dore ku murongo wa 23 turageza ku wa 25. Abisirayeli batakira Imana irabumva. Hashize iminsi myinshi, umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoresha, barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli, imenya uko bameze. Imana itugirire neza. Nabwiye ngo turaba muri iki gitabo cyo kuva. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi impamvu uyu munsi tukirimo natwe nuko ku magambo tugiye kuganira hari aho turimo tuva. Ntabwo duhagaze ahantu hamwe, nubwo ukureba yabona uri ahantu hamwe, ariko turimo turava. Hari aho turi kuva, hari naho turi kujya. Imana ishimwe cyane. Ngo Abisirayeli bari mu gihugu cya Egiputa, hari ibihe bageze babaho neza. Ku mwami wari uzi Yosefu ntibagira ikibazo na kimwe, ariko igihe kiragera uwo mwami atanze bahura n'ingorane zikomeye. Egiputa bayihuriramo n'umubabaro, bayihuriramo n'uburetwa bukomeye, ngo nuko batangira gutakambira Imana. Imana ya Isirayeli nayo ngo yumva gutakamba kwabo, yibuka isezerano yasezeranije sekuru wabo, ngo arangije Uwiteka arabareba, amenya uko bameze. Haleluya. Ibice 3, 7 umurongo wa 10, kugira ngo tubanze dusome ibyanditswe ubundi tuze kwinjira mu ijambo. Ibice 3, duhere ku murongo wa 7 twihuse kuko ni ahantu hamwe. Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisirayeli. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Kandi manuye no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, bajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Amen. Nabwiye ngo turi mu gitabo cyo kuva. Hari aho turi kuva, hari naho turi kujya. Imana yumva Abisirayeli, ntibyarangirira aho ngo urebe umuniho wabo, ngo yumve, ngo yabarebye yabonye uko bameze, ibona ntabwo ikwiye kurikeraho. Ngo irangije igenderera uwari ukwiye gukoreshwa muri icyo gihe kugira ngo Abisirayeli bave muri Egiputa. Ibwira Mose, uyu ni Mose Imana yabwiraga.
ibwira Mose ngo nabonye umubabaro wabo, none haguruka ngo utume ujye kuri Farawo kugira ngo abashe kurekura ubwoko bwanjye. Haleluya. Turimo turagira aho tuva, hari n'ahandi tujya. Imirongo ya nyuma tugiye gusoma nkahita ninjira mu ijambo mu gihe kitari kinini mfite hano imbere, kugira ngo tuze gukomeza n'umurimo w'Imana i Nyamata, uko byose ni byiza gusa Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Ibice 5 by'icyo gitabo cyo Kuva. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5 tugeze ku wa 9. Mujye mubyandika, wenda mwebwe muze kubisoma mwitonze mugeze mu rugo, kuko nsoma nihutamo. Ibice 5 duhere ku murongo wa mbere. Haranditse ngo hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Farawo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo numvire ndeke Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Baramubwira bati, uwo ni Mose na Aroni babwiraga Farawo, baramubwira bati, Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu tugende mu rugendo rw'iminsi 3 dutambirireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo, itadutera ikatwicisha mu giga cyangwa inkota. Umwami wa Egiputa arababwira ati, Mose na Aroni ni iki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Kandi Farawo ati, dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Kuri uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko uburetwa n'abatware bo muri bo ati, ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere, nibagende bishakire inganagano. Kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawugumeho, mwe kuwugabanirizaho na muke, kuko ari abanebwe. Nicyo kibatakisha bati, tugende dutambire Imana yacu ibitambo. Abo bagabo bategekwa imirimo irushaho kurushya, bayikore be kwita ku magambo y'ibinyoma. Uwo ni Farawo wabwiraga abatware n'abayoboraga Abisirayeli mu buretwa. Umurongo wa 20 dusoza, ngo bavuye kwa Farawo bahura na Mose na Aroni. Muzi abantu bari bavuye kwa Farawo. Haleluya. Bagahura na Mose na Aroni, n'abari bahagarariye abandi Bisirayeli imiryango yabo, ngo Farawo nabo yabatumyeho aba batware babaha amabwiriza yose Farawo yababwiye. Kuri uyu murongo wa 20 rero, bakiva kwa Farawo bahura na Mose na Aroni bahagaze mu nzira, barababwira bati, Uwiteka abarebe abacira urubanza, kuko mutumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka, mukabaha inkota yo kutwica. Bakire neza ijambo ry'Imana. Twarangije gusoma, ni ibyanditswe byinshi ariko byose bihuriza ku ijambo tugiye guhagararamo muri uyu mwanya. Amena. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi ejo numvishe iri jambo rije ngo nkubwire nanjye nibwire, ngo niyo yavuze.
amen. Niyo yavuze. Haleluya, haleluya. Oya, niyo yavuze. Imana y'amahoro itugirire neza. Urugendo rw'Abisirayeli bava mu Egiputa bajya mu gihugu cy'amasezerano ni rwo rugendo turimo uyu munsi wa none. Amen. Niyo nzira turiho tunyuramo iminsi nk'iyi ngiyi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Uwiteka yitegereje Abisirayeli amenya uko bameze, kandi bari barushye, bari bagowe, bari bari mu bintu bikomeye. Farawo yari ari kubakoresha biteye ubwoba. Ngo amaze kubona ibyo bintu byose yumvishe gutaka, yibutse icyo yavuganye na Aburahamu, aravuga ngo ubwoko bwanjye ntabwo ndi bubureke gutya. Arangije ngo ahagurutsa Mose amuha kugendana na Aroni, aravuga ngo nimugende kuko numvise umubabaro w'ubwoko bwanjye, nkabona agahato bari guhatirwa muri Egiputa. Nimugende mujye kwa Farawo kugira ngo mukureyo ubwoko bwanjye muri Egiputa. Aba bagabo nyuma twagiye dusimbuka kuko aya magambo ni maremare kandi ni meza. Nuyasoma aza gukomeza muri uru rugendo turimo. Mose amaze kumva ijwi ry'Imana, ubwo ngo yararagiye intama zo kwa sebukwe, akabona igihuru kiriho gishya ariko kidakongoka, ngo akagenda yegera ngo arebe amahano ari kuba. Yahagera ijwi ry'Imana rikamanukira muri uwo muriro, Imana ikavugana nawe. Mose kwa Farawo yatumwaga yarahazi kuko yaraharerewe, yarahakuriye. Aribwo yabwiraga Imana ngo ngende muntu ki watinyuka guhinguka kwa Farawo, njyewe ndi iki? Yarazi Farawo, yarazi ubukana bwe, yarazi ko adashobora kumuhinguka imbere. Ariko Imana yo mu ijuru iramubwira ngo genda, ni njyewe ugutumye, nzabana nawe n'ibimenyetso bikomeye. Farawo natumvishwa na kimwe, azumvishwa n'icya kabiri. Amen. Imana ibana nawe. Ariho bagiye ajyana na Aroni, ariko bajya babanje kubwira Abisirayeli ubutumwa. Haleluya. Barabanza bavuga ngo Imana yaduhagurukije kugira ngo tujye kwa Farawo tumubwire kugira ngo abarekure, ubundi tubayobore tubajyane mu gihugu cy'amasezerano. Muri icyo gihe birumvikana ko banezerewe, ariko ngo bakivayo Farawo amaze kuvuga ngo Uwiteka ni iki, ngiye nkamwumvira. Aravuga ngo njye Uwiteka nta n'uwo nzi. Aravuga ngo ubwo ni ubunebwe bwabateye, biri kubangisha gukora imirimo tubakoresha, mukaba mushaka guhaguruka mukagenda. Ariho yabwiye abatware be ngo mugende, mwabahaga ibikoresho byo kubumbisha, noneho ntimubibahe. Uburetwa mu bukaze, uburetwa mu bukomeze, kandi ibyo bakoraga bajye babizana. N'ubundi niba ari amatafari 1000 simbizi, ariko ntabwo bari buzana 100 kubera ko batswe ibikoresho, bazana 1000. Abatware bakimara kumva ibyo bintu, abari bahagarariye imiryango ya Isirayeli bamaze kwakira ayo makuru, ngo bakase bahura na Mose na Aroni. Barababwira ngo Uwiteka bahane, abareba bahane. Kandi Mose na Aroni batumwe n'Imana, ariko abatware bavuye kubonana nabo kwa Farawo bababwiye ibintu bigiye gukorwa. Babwira ngo Uwiteka bahane kuko mutumye Farawo atugirira nabi bikomeye. Imana yo mu ijuru tugire neza.
ariko uyu munsi niyo yavuze, niyo yari yavuganye na Mose. Kuba hari hiyongereye uburetwa ntabwo byari bisobanuye ko atari Imana yavuze. Iyo ukomeje, Mose na Aroni bahuye n'ibibazo bikomeye mu bwoko bw'iwabo, babereka yuko aribo babateye ingorane kwa Farawo, kandi baje ari intumwa zitumwe n'iyo mu ijuru. Imana abwira ati nimugende, ni mwebwe. Ibwira Mose ati uzankurira ubwoko muri kiriya gihugu. Ariko umva ibintu byose bikurikiyeho. Rero Imana niyo yavuze, niyo yavuze. Nabwiye ngo urugendo rw'Abisirayeli turugereranya n'urugendo rwacu. Nta muntu Imana iravugana nawe ikavugana nawe. Niba wari uri mu cyumba cy'amasengesho, niba kugendereye mu nzozi nijoro, bwacya ugacya uvuga uti Imana irangirira neza, ukumva ufite umunezero. Watera intambwe imwe imbere ugahita ukubitana na kontrere y'ibyo wari utegereje. Haleluya. Ugahita ukubitana nguhaye promosiyo, ugahura na imeri ikumanura kuvana ku mwanya wari uriho, cyangwa se ibaruwa inagusezerera. Kandi Imana yavuganye nawe ngo iki? Ndakuzamuye ugiye kubahwa n'abantu bose. Noneho igisuzuguro kikamanuka kikakubararaho, n'umwana w'uruhinja akajya akora bakabona ntacyo umaze. Kandi Imana yavuganye nawe icyubahiro. Amen. Ariko nibivuze ko Imana atari yo yavuze, abahanuzi rero, mu bantu bagira ibibazo byinshi abahanuzi barimo. Yamvangiriweho, baba babuze aho bavangirirwa, baba babuze ibyo bavuga, barangiza bakabwira abantu. Ariko niyo nguhaye urugo rw'umunezero, nguhaye urugo rw'amahoro, impagarara zikaba impagarara. Imana ishimwe. Kandi ni ukuri n'Imana yavuze. Ukajya ubishyira ku munzane uko atari ko nabyumviye ku kidendezi, ngeze Samatare mura n'abandi babisubiramo. None si byari ku kidendezi, abavangiriwe ku kidendezi baje no kuvangirirwa Samatare. Ugasanga abizera baheze mu kintu cy'urujijo n'urungabangabo. Ese niyo iyi ni Imana? Ariko nshuti y'umusaraba niyo yavuze. Urugendo rwo mu isezerano ni urugendo rutoroshye. Ubundi Imana nivugana nawe, ikavugana nawe ukayumva ko ari ivuze, hita witegura n'urugamba rugiye kuza rukurikiye. Imana ishimwe. Imana niba ivuze, haleluya, itegure n'urugamba ruje rukurikiranye n'ijambo Imana yakuvuzeho. Kandi icyo Imana yavuze ni ukuri, kuko Imana ntabwo ijya ibeshya, Imana ntabwo ijya yivuguruza. Ariko isezerano bigendana n'intambara aho riva rikagera. Uyu munsi w'iki cyumweru, mu minota itari myinshi dufite, numvishe nkeneye guhumuriza abanyamasezerano bari muri iri teraniro. Abanyamasezerano bageze aho bumva no gusenga bigenda bikamuka muri bo. Abanyamasezerano bageze aho bumva no kuba mu nzu y'Imana ntacyo bivuze, kuko ibyo Imana yahababwiriye babonye ibitandukanye nabyo. Iki gitondo mfite amagambo yo kuguhumuriza ngo nkubwire ngo niyo yavuze. Yosefu mu itangiriro twese n'amagambo tuzi,
Imana yaramugendereye, yamugendereraga mu nzozi. Arabyuka akoranya bene se n'ababyeyi arabwira ati nagiye kubona, mbona dufite imiba yanyu, mbona irubara y'uwanjye usigara uhagaze. Ko kantu kavuga kubise mu mitima y'abavandimwe. Uyu nguyu imiba yacu yubaraye, ubu usigara uhagaze. Batuye nguyu se ashatse kuvuga ko azaba umutware wacu muri twe. Arangije ngo ubundi abona izuba n'ukwezi byose biri kwikubita imbere ye, noneho barushaho kugira uburakari. Iryo ni iki? Ni isezerano arimo ahabwa, ariko rya sezerano ari guhabwa Farawo yamaze kurisingira. Ati koko wowe Farawo umwite Satani ukurwanya, Farawo umwite ingabo za Satani. Haleluya. Abavandimwe be batangira kumukorera plan yo kugira ngo bamwice, bya bindi yabonye babiburizemo. Ariko Imana yaravuganye nawe, nta wakwica isezerano ry'Imana. Babigerageza, babinyuza mu nzira zose zishoboka, ariko icyo Imana yavuze nta mwana w'umuntu wakiburizamo. Barabigerageza, abagezeho ubwo yarabagemuriye, bamupangiye bati tukice, undi ati woya twikica, reka tukajugunyemo hariya muri kiriya cyobo, mu kandi kanya reka tumugurishe. Iryo ni iki? Ni isezerano ritangiye kuzunguza Yosefu ryo kugira ngo atazababera umutware. Ariko Imana yavuganye na Yosefu mu nzozi yari Imana yo kwizerwa. Umva, barabigerageza baranabikora birakunda pe. Haleluya. Imana yavuganye nawe, ibyo biri kuba ijya ibyemera bikabaho. Ni inzira ikwinjiza mu isezerano. Irabyemera, baramugurisha, baramujyana, batanga amatangazo kwa se yuko inyamaswa y'inkazi yamwishe. Ariko Yosefu yari akiriho, ari kuzunguzwa n'isezerano rimukoza kwa Farawo. Agezeho Potifari wari umutwaye, isezerano riranga rirakomeza riramuzunguza, aruhukira mu nzu y'imbohe. Uwavuganye n'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Iki gitondo umuntu wese ufite isezerano ry'Imana, uko waba uri kubireba, uko byaba bihagaze, niyo yavuganye nawe. Luka igice cya 45 ngo hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana byose bizasohora. Uwavuze ibi nawe yari amaze imyaka myinshi nta rubyaro afite. Imana yaramwibutse, Imana yaramuteturuye, aravuga ngo ni ukuri, hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana byose bizasohora. Ntabwo nzi ahantu icyo Imana yavuganye nawe kiri kukunyuza, ariko icyo mpamanya n'Umwuka w'Imana nuko ukiri muri ya nzira y'ibizigo, ukizenguruka ukubita hirya ukubita hino. Niba wumvaga unamutse, wumva ucogoye, wumva usubiye inyuma, wumva gusenga nta n'icyo bikikumariye, kuko igihe wasengeye Imana ikavugana nawe warushijeho kubona ibyago n'amakuba. Haleluya. Ariko ibyo ngibyo ni inzira tunyuramo twinjira ku misozi Imana yaduteguriye. Isezerano, isezerano
isezerano rifite inzira zikomeye, isezerano rifite inzira zikomeye. Akenshi Imana ivuganye n'umuntu aba yumva buri buke neza 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 yabikandagiyemo, akumva mu masaha ari buza, akumva mu minsi 2 yashira ati nyuma y'iki cyumweru biragenda neza, cyumweru cyavati buriya ni mu byumweru 2, noneho agatangira kubona ibitandukanye n'ibyo rero yatekerezaga. Umuntu wari utarakomera, umuntu wari utarashora imizi, ahangaha abantu benshi batarakomera mu by'agakiza bajya bahita bagatakaza, bajya bahita bagatakaza, akavuga ngo Imana yavuganye nanjye none dore uko byagenze. Rero ibi ntabyo, iby'aba barokore ni imitwe, iby'aba barokore ni siyasa. Ariko reka nkubwire ibintu turimo ntabwo ari siyasa, nta nubwo ari imitwe. Imana iravuga, haleluya, kandi mu gihe gikwiriye igakora. Abisirayeli, Mose na Aroni bamaze kugera kwa Farawo, nicyo gihe ikibazo bari bafite kikubye inshuro nyinshi, kandi Imana yagize gute? Yabatumyeho ibabwira ko ari igihe igiye kubakura mu buretwa. Noneho uburetwa bari bafite buriyongereye, ngo abantu bose bararira, abantu bose baravuga ngo Mose na Aroni ni ibyago n'ingorane muje kuduteza, nta kindi kibazanye. Kandi Mose yahagurutse ku ijwi ry'Imana, Imana ivuganye nawe. Mwene da, Imana niyo yavuganye nawe, Imana niyo yavuze. Nubwo uyu munsi waba uhagaze mu gikombe gikomeye, ariko Uwiteka Nyiringabo wavuze no kwiza bizasohora, naho ryatinda witegereze. Muri iri jambo turiho tuganira kuri uyu munsi riri mu Kuva, babwira ngo natwe impamvu iri jambo ryanjemo cyane, natwe n'ukuri hari urugendo turimo. Kandi abantu benshi mu bakozi b'Imana, baririmbyi, protokole, abadiyakoni, abinginza, pastor, abantu, abakristo, dufite ibintu bikomeye Imana yatuvuzeho, dufite ibintu bikomeye tugendanye. Turi kumwe na Nzabikora, turi kumwe na Nzakubahisha, turi kumwe na Nzakwicaza ahakomeye, turi kumwe na Uzaheka, turi kumwe uzicara mu rugo rwawe, turi kumwe n'amagambo menshi twabwiwe n'Imana. Ariko iki gitondo ibyo uhagazemo ntibikwereke ishusho y'ibyo Imana yavuze. Haleluya. Iyi nzira itwinjiza mu masezerano, menya kandi uzirikane yuko atari inzira tugendamo tunyerera udute twitura mu masezerano, ahubwo ni inzira dukandagira mu macumu ashinze, nta nubwo aba areba hasi, ashinze. Tugenda tuyakandagira, dukandagira mu macumu, dukandagira mu macupa, dukandagira mu mahwa. Haleluya. Dore iyo niyo nzira isezerano rinyuzamo umwana w'umuntu. Niba uri guca muri iyo nzira ukaba uri kuyigendamo, nshuti y'umusaraba, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo ubivemo, si igihe cyo kugira ngo usubire inyuma uve muri ayo macupa, ahubwo kandagira, wemere uvirirane, wemere rwose ibikomere bibe byinshi, ariko winjire ku cyo Imana yavuze. Ihangane. Yosefu amaze kugera mu nzu y'imbohe, bene se bo bari barakuye amaso. Bene se rwose bari bazi ko
aferi bayikoze rwose ka karosi katazongera kubiyemeraho ngo kabonye ngo imibango imanuka yako ngo irahagarara, avuga ati twarabishoje azongere yiyemere. Ariko Yosefu ageze mu nzu y'imbohe nk'uko ijambo ribitubwira, yakomeje kuba icyo Imana yamugize cyo. Mu gihe gikwiriye asohoka mu nzu y'imbohe ajya kuba igikomangoma kwa Farawo. Haleluya. Ibazaho kujya kuba igikomangoma ahantu hatari iwanyu, udafite ubwene gihugu bwaho, bahita mukubita ubwene gihugu, bahita mu butware, ibintu byose babimuha ku munsi umwe. Isezerano rijya ryicira inzira. Isezerano ryicira inzira. Uyu munsi tunanijwe no kwibaza ngo ubuse Mana ibi bizanyura he? Ubuse Mana ibi bintu bizashoboka? Ubuse Mana aha hantu umuntu yahava? Byose birashoboka kuko isezerano nta muntu uricira inzira, isezerano ryicira inzira. Imana wa munsi ivugana nawe yari izi ko ahantu hose uzahanyura, kandi yari izi nuko izabigenza kugira ngo ugere hahandi yakubwiye. Amen. Iki gitondo rero abanyamasezerano twese dufite ibintu byiza Imana yatuvuzeho, dufite ibintu bitandukanye. Buri muntu wese urebye muri agenda ye wasangamo ibintu bikomeye, ariko ibyo bintu ntibibe impamvu aho ugeze, aho uhagaze uri kubona ibintu byose wumvishije amatwi yawe ukabona ibyo bintu bitagishobotse. Reka nkubwire ngo ahubwo bariho ukenyera ukomeze, kenyera ukomeze, utere intambwe, uvuge ngo sinsubira inyuma. Ntihabe impamvu yo kugusubiza inyuma. Haleluya. Kuko abantu bose uhereye mu itangiriro ukajya mu byahishuwe, abantu bose bari bafite amagambo Imana yavuganye nabo, bahuye n'intambara zikomeye. Yosefu si bene se bamurwanije? Si bene se aho kugira ngo bishimire ko azaba umutware ahubwo akagera aho abakura? Si bo bamurwanije bashaka kwiburizamo icyo Imana yavuze? Amen. Nawe ntabwo nzi ibyawe uburyo ki uri murabicamo, ariko icyo nzi buri wese afite iyo nzira ari gucamo, n'ibyo ari kunyuramo, n'ibyo ari guhuriramo nabyo, n'ibikomeye cyane. Haleluya. N'ibibabaje umutima, n'ibituma urira amanywa nijoro, n'ibituma wicara usuhuza umutima, n'ibituma wibaza ku Mana, n'ibituma wibaza ku bakozi bayo. Haleluya. Abenshi bakiha umwanzuro, abenshi bakiha igisubizo, ariko wikwiye igisubizo, tegereza Imana, icyo yavuganye nawe izagisohoza. Tegereza Imana. Urwo rungabanga buhagazemo uyu munsi nirwo ruzakuviramo impamvu yo kuririmba. Urimbye aririmbye ngo ibibazo ufite none ngo nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Igituma Imana itunyuzaho ntabwo ari ukwitwanga, nta nubwo ari uko yadukuyeho amaboko, nta nubwo, ahubwo ni ukugira ngo igihe tuzabigeramo. Avuze ngo icyatumye Abisirayeli mbanyuza hariya ngo kwari kugira ngo mbagerageze, mbigishe. Haleluya. Haleluya. Kuko uburemere bw'ahantu wanyuze ukahanyura ugatsinda niko gukomera kwaho uzaba. Uburemere n'ibiruhije wanyuzemo niko gukomera kwawe ejo. Haleluya. Haleluya.
rero wowe warurushye kubw'amagambo meza Imana yavuganye nawe, kubw'imyaka utegereje pe, ubara ukabara ukongera ukayibara, uti imyaka 10 yose numva ijambo rimwe, imyaka 15 numvira ijambo, imyaka 20 Imana imbwira ngo ndaje. Haleluya, ndaje y'Imana ntikagucumuze, kuko iraje ntabwo izabeshya, iraje ntabwo izabeshya. Haleluya, iraje ntabwo izabeshya. Ni Imana y'amasezerano yuzuye, nubwo inzira uri kunyuramo. Haleluya, kandi ahantu hose unyura Imana igomba kuzahashyira ba bavandimwe ba Yosefu, igomba kuhabashyira kugira ngo basunike neza amahwa bayashinge neza, ibimene babihagarike neza. Haleluya. Ariko uzi ko intambara uhagazemo none ari ukubera iki Imana yakuvuzeho? Uzi ko ahantu uhagaze none ari ukugira ngo Imana nimara kubikora abantu bose bazavuga ngo niyo. Haleluya, bose bavuga ngo niyo, burya cyagihe cyose uzi ko ariyo. Haleluya. Ni abakobwa bangahe? Kanivugira abakobwa Imana yabwiye ko ngo ndagutambagije ndakunejeje nkoze ibikomeye. N'uwari wamujyanye kwa sebukwe bwacya akamuha message ngo bya bintu nabivuyemo, kandi Imana iri kuvugana nawe yahise avuga ati uzi ko twajyanyeyo ubu burabaye noneho neza. Bwacya message ikaza, najya nkubwire yuko rwose wiboneye abandi wakwigendera, nge bya bintu nabivuyemo. Kandi Imana yaraye imubwiye ngo ndagutambagije, imiryango irakoranye, impundu ziravuze. Haleluya. Isezerano n'urugamba. Isezerano bantu b'Imana. Dawidi siyiberaga mu butama bwa se, yibera mu ishyamba yiragiriye udutama. Ubwo yari amaze kuvanaho igitutsi kuri Isirayeli, Goliyati yarabajengereje, kandi yamaze kuvugana n'umwami rwose, ibintu byamaze kuba ibintu bidasanzwe. Umwami yamubwiye ibyo agomba kumuha, ngo umwami ajye kubona abone abagore bose bo mu mudugudu bose si ukuririmba indirimbo bayihurije hamwe. Haleluya, haleluya. Ngo Sawuli yishe 1000, none Dawidi yishe inzovu. Haleluya. Dawidi abatangiye urugamba. Imana ishimwe. Ariko urugamba Dawidi yarwanaga narwo mu by'ukuri ni amavuta yari yarasutsweho na Yesayi. Ariya mavuta niyo yatumaga Dawidi Sawuli amurwanya. Mu by'ukuri Sawuli ntiyakabaye arwanya Dawidi, kuko Dawidi yari yarakoze icyo yari yarananiwe. Haleluya. Ariko Dawidi Sawuli aramugenza ngo akajya amutera amacumu, Dawidi akayakwepa namufate. Dawidi ageze ubwo ahungira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Imana itugirire neza. Atari guhigwa n'Abafilisitiya n'uwo bari abanzi babo, ahubwo ari guhigwa n'uwo babanje kumvikana agiye kubakiza igisebo muri Isirayeli. Imana ishimwe. Uzasanga intambara abantu
benshi bafite ziri aho hafi zidaturuka kure. Haleluya. Ariko ibyo byose nubibona ujye umenya ngo ni cya kindi kiri muri wowe kirimo kirahwigwa kugira ngo niba bishoboka utakaze kubana n'Imana, kuko utakaje kubana n'Imana icyo yakuvuzeho byo kiba kirangiye. Amen. Ugira ngo ikindi Satani ari wahiga niki? Ni cya kindi Imana yakuvuzeho. Haleluya. Dawidi ngo yigira ikigoryi ngo ati nkonda ari mu Bafilisitiya, kumbe arimo arahunga Sawuli. Haleluya. Haleluya. Iriya yari inkoni y'ubwami iriho iratuma Sawuli ahiga Dawidi. Imana itugirire neza. Rero ibyo ubona byose, ibyo uhagazemo, aho bituruka hariho hose, mwene da, komeza imbere, komeza imbere, komeza imbere. Haleluya. Komeza imbere, komeza imbere. Imana izahakorera icyo yavuganye nawe. Dawidi arazenguruka, Dawidi arazenguruka, Dawidi aba mu bihuru, Dawidi aba ahantu adakwiriye kuba. Isezerano rijya rigeze umuntu ahantu adakwiriye kugera, atigeze arota no mu nzozi ze. Isezerano rijya ryicaza ahantu umuntu atigeze atekereza, kumbe ni inzira ikwinjiza mu masezerano. Ukagera ahantu ukajya uvuga ngo ariko Mana, ni njyewe ugeze ahangaha. Haleluya. Dawidi azenguruka abantu bose bamugira igitaramo, yihindura ikigoryi, kandi ariho ijambo rikomeye Imana yavuganye nawe. Yarasutswe amavuta y'uko azaba umwami wa Isirayeli. Haleluya. Ahantu uhagaze si ikibazo, ihangane. Haleluya. Ahantu uhagaze si ikibazo, komera. Amina. Haleluya. 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 Abavuganye n'Imana Yesu ashimwe. Haleluya. Aho hantu wicaye hihanganire, iyo nzira uri kunyuramo yihanganire. Yakobo arandika, Yakobo igice cya mbere 12, abo ngo hahirwa bihanganira ibibagerageza, kuko nibamara kwemerwa bazambikwa ikamba iry'umwami Imana yabasezeranije. Haleluya. Ahantu uhagaze, umwana n'umukuru buri wese agufiteho ijambo, batitaye icyo uri cyo, batitaye kuri mukuru muri bo, batitaye ku cyo Imana yakugize cyo, buri wese yakugize igitaramo. Ihangane. Haleluya. Iyi nzira rero y'amasezerano, kugira ngo umuntu abashe kuyitambukamo, ugomba guhagara muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12, ukavuga ngo amagambo ndihanganye, ukavuga ngo ibitutsi ndihanganye, ukavuga ngo gusebwa ndihanganye, ukavuga ngo igisuzuguriro ndihanganye, ukavuga ngo ucishwa bugufi ndihanganye. Haleluya. Ukavuga ngo ibyo ncamo byose, umubiri wandusha ndihanganye, Imana yavuganye nanjye yuko nzarama. Amen. Haleluya. Iyi nzira rero eka nkubwire, ntuzabishobozwa nuko ufite abahanuzi 20 b'inshuti zawe, ntuzabishobozwa nuko abapotere ari inshuti zawe, uzabishobozwa nuko uzagira kwihangana muri iyi nzira. Ndimo ndasoza. Haleluya. Haleluya. Ndimo ndasoza rwose. Iyi nzira ntabwo uzabishobozwa nuko usenga amasengesho y'iminsi 20, uyavamo, wamara kuyavamo ugahita uhura na Sawuli, icumu yarisharije neza, kandi uvuye mu masengesho ya 20 jours, uvuye muri 40 jours. Haleluya. Haleluya. Uvuye muri 5 jours seke, umubiri waragushize, warahindutse igikankara, ugahita ukubitana na Sawuli akakubwira ngo ayo masengesho ntacyo bimbwiye, amacumu akayatera, ariko komeza wihangane.
haleluya haleluya. Icyubahiro Imana yakuvuzeho, icyo cyubahiro uzakibona. Icyubahiro Imana yavuze mpagaze kuri aka gatuti kuri umunsi w'icyumweru, nshuti y'umusaraba, niwihanganira ibyo ucamo byose, icyo cyubahiro uzakibona. Niwihanganira ibintu bitandukanye uriho unyuramo, ukomera Imana yavuze uzakomera. Haleluya haleluya. Byashoboka ko uyu munsi uri kubura minerivare kandi Imana yakubwiye ngo uzakuzenguruka amahanga wiga. Ihangane, igihe kizagera ibyo byose ubirebesha amaso. Amen. Imana ni nziza, ariko ntiwemere amacumu ya Sawuli agusubiza inyuma. Ntiwemere akagambane ka Rubeni kagusubiza inyuma. Yewe Yosefu, ihangane. Nawe Dawidi, komera. Haleluya. Wihanganira ibyo byose. Niwihangana uzabona ibyo Imana yagusezeranije. Mu masezerano muri iyi nzira iyi twabonye yuzuye amahwa, abandi mu macumu, abandi mu macupa, iyi nzira isaba gukomera. Haleluya. Niyo mpamvu Yesaya 50 yahanuye ku murongo wa 7 ngo kuko umwami Imana izantabara. Haleluya. Ntabwo yavuze ngo kuko umwami Imana intabaye, yaravuze ngo kuko umwami Imana izantabara. Haleluya. Icyo cyonyine arangwa niyo mpamvu nkomera, ngo mu maso yanjye akamera nk'urutare. Haleluya. Aya magambo umuhanuzi yahanuye ibikomeye byuzuye, ariko kugira ngo abashe kubitambuka aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Nicyo gituma ntamwara, kandi nicyo gituma nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Imana ishimwe. Haleluya. Komera mwene data, Imana nigukomeze, mu maso nihahindura urutare, umutima wawe nuwuha imbaraga za none n'izejo kugeza ukandagiye mu byo Imana yavuze. Haleluya haleluya. Oya ntabwo azahera zaza, oya ntabwo azahera zaza. Ijambo riratubwira mu Baheburayo, rikatubwira ngo ubwo tugorwa n'igicu cy'abahamya bangana gutya. Aba bahamya ni aba batubanjirije, ni aba banyuze muri ibi byose, ni ba Dawidi, ni ba Yosefu, banyuze mu nzira zigoye ariko basohora ku cyo Imana yavuze. Haleluya. Ku musozi wa Getsemani, haleluya, umusozi bari bafite agahinda kenshi, umusozi bari bafite amarira menshi, umusozi bari bashobereweho. Yesu arababwira ngo musenge. Haleluya haleluya. Aha hantu kugira ngo hatambuke biragusaba gusenga ubudasiba, mu buryo bwose bwo gusenga, kwa kwihangana gufatanye no gukomera, gushimangirwa no gusenga ubudasiba. Haleluya. Naho ubundi ntabwo ari experience ufite mu gakiza, ntabwo ari titre ufite, kuko n'abakomeye iyo batabanye n'Imana bajya bahananuka. Abaguhanuriye bahanuye ibintu bikomeye, nabo bagera mu gihe cy'icyeragati bakavuga ati burya ya Mana ntayo, nabo bagahananuka. Ikizagushoboza rero suko uzahanurirwa kenshi, suko uzabona n'abahanuzi, ahubwo no kuziga gusenga ubudatuza. Imana ishimwe. Imana y'amahoro bagire neza. Uyu mwanya numva nshaka gusengana n'abanyamasezerano.
uwumvaga asubijwe inyuma n'ibyo Imana yavuze. Ugeze mu gikombe shidikanya Mana, ugeze mu rungabangabo rukomeye, uri kunyura ahantu uvuga ngo aha hantu ni gute nahanyura, ariko nyine uri kuhanyura. Haleluya. Ukumva rucitse intege, ukumva wibajije ku bintu byinshi, ndetse si ukubyibazaho gusa ahubwo bikagusubiza inyuma. Bamwe bitangiye kubakora mu byizerwa. Wahaguruka mu mwanya wawe tugasenga Imana yo mu ijuru ikamanura izindi mbaraga. Haleluya, haleluya. Rwose wumvisha Imana, ariko uyu munsi waravuga ngo se iyi ni Imana yavuze cyangwa ese aba bantu bose bavangiwe ku ijambo rimwe cyangwa ese ibi bintu birashoboka? Ariko byarashobotse, ariko kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Niyo mpamvu nkomera. Komera, komera, komera mwene data. Haleluya. Siko bizahora kubategereza Imana. Haleluya. Ndakwifuriza guhagarara mu masezerano neza, kuko nababwiye dutangira hari urugendo turimo, hari aho turi kuva n'aho turi kujya. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Haleluya. Kandi umuntu wese turi kumwe kuri uyu munsi w'iki cyumweru kuri aya masaha, ndagusabira Imana ngo utumbire aho uri kujya, utumbire aho uri kujya, ntukererezwe n'aho uri kuva. Tumbire aho uri kujya mwene data, wikererezwa n'aho uri kuva, wikererezwa n'aho uhagaze, ahubwo umwami Imana agufata ukuboko. Haleluya. Fata ukuboko kwanjye maze ungendeshe, unjyana ungeza heza, kuwiteka sinagira wongera, nagufite Mana ushaka konja uhanjyane. Fata ukuboko kwanjye maze ungendeshe, unjyana ungeza heza, kuwiteka sinagira wongera, nagufite Mana ushaka konja uhanjyane. Mana data twese uri mu ijuru, ijambo ryawe ni ukuri. Abatubanjirije banyuze mu bikomeye, banyuze mu ntambara zikomeye, kandi bari mu masezerano yawe, banyura mu nzira ziruhije, kandi ubabwira ko bajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki, ariko nawe wari waravuganye nabo. Kandi ijambo ryawe bitwereka neza ko mu gihe gikwiriye abihanganiye muri iyo nzira babashije gukandagira muri icyo gihugu. Uyu mwanya nsabiye bene data bari batenebutse, bari bacitse intege, bari basubiye inyuma, bari bari kwibaza ku manywa na nijoro, mbese ni wowe? Ese ni wowe yavuze? Ese mwami ni iki? Ese Mana ibi birashoboka? Ese Mana ibyo wavuze ni ukuri? Yesu Kristo, nsabiye buri wese kugira ngo wongere umusubize imbaraga mu bugingo, mu izina rya Yesu Kristo. Wongere ukomeze amavi yaratenebutse, amaboko yaracitse intege akomezwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese umwambike kwihangana, buri wese umuhe gukomera, buri wese umuhe kugusenga ubudasiba, kugira ngo mu gihe gikwiriye azabashe guhagarara mu byasezeranijwe. Batureye imbaraga zawe Mana, batureye kunesha, batureye kuzarebesha amaso ibyo bumvishije amatwi, batureye kuzahagarara bagushima baguhamya, bavuga kuri Imana yavuganye nabo kandi ukabushoje icyo wavuze. Buri wese rero umugirire neza, umwongerera imbaraga mu rugendo, maze data mu gihe gikwiriye azahagarara gushima. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, urakoze kuri Imana yerekeza ijambo ryayo rikomeze rigira umumaro,
ridukura aho twari tunaniriwe, ridukura aho twari ducogoreye, ryongere riduhagurutse dukomeza inzira kugeza ubwo tuzarukira mu byasezeranijwe. Urakoze rero ko ari igihe turimo tugenda kandi abihanganye bagiye kugera aho wabateguriye. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Icyubahiro n'ikuzo bikugarukire, imbaraga no kunesha byawe, kandi buri wese umumanurire imbaraga zawe. Senze Imana Data nizeye kubasha gukora ibintu byose kubwa Data no kwitorero ryawe, mu izina rya Yesu, amen.